Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Turasenze kugira ngo aka kanya tugiye kuganiriza abantu bawe, turasabye kugira ngo twese uduhe kungukira imbere yawe, kandi duhabwe umugisha n'Imana ishobora byose. Urakoze bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ngo haye ikaze inshuti mukunzi wa Izi Gukora TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Hari abantu bajya bibaza ngo mbese iyi cano ni iyande. Nagira mbabwire ngo iyi cano ni ya Izayi irivuza Imana, ni iyanjye. Iyi cano niyo nashinze ku mpamvu enye. Impamvu ya mbere niyo kuganiriza abantu ko Yesu akiza. Yesu arakiza, Yesu akiza ibyaha, yarabinkijije. Yesu ajya asubiza intege mu bananiwe. Hari impamvu itera umuntu kunanirwa. Yesu yaduhaye ijambo rye kugira ngo duhumurize abantu. Donc ni ugutanga ibihumuriza mu bantu bafite ibibananije, bumva ko nta byiringiro byo gutabarwa guhari. Nagira mbabwire ngo haracyariho gutabarwa. Rero ntakomeje kurondora impamvu wenda iyi cano, ariko narimo ndasobanura mvuga ngo iyi cano ni iya Evangeliste irivuza Imana Izayi, ari we njyewe Papa Owen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nibutsa umuntu utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nzajya nyuzaho bijye bikugeraho ku gihe. Imana iduhane umugisha. Hari abakunzi bacu badukurikirana ariko bataribuka gukanda subscribe. Ni ukuri ndakwibukije, kanda kukazogera, kanda kuri subscribe no kukazogera, kandi mu gihe habayeho kungukira imbere y'Imana kubwo ikiganiro tuba tubahaye, habeho no kugisharinga abandi kugira ngo dufatikanye ivugabutumwa bwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Nari ntangiye nsenga kugira ngo Imana iduhe kungukira imbere yayo, kandi nge nawe twungukire imbere y'Imana. Nkurikirana rero, hari ukuntu umuntu afungura ikiganiro ariko ntagisoze. Kurikirana kugira ngo ikiganiro ngiye gutambutsa kugira ngo kibashe kukugeraho cyose, kandi wumve amagambo nshatse gusobanura kano kanya. Impamvu itumye nza imbere ya kamera, nubwo nari maze iminsi ntari gukora, hari impamvu yari yambayeho, ariko ndi muzima nta kibazo. Hari impamvu yari yabayeho, ariko ndashaka gukura abantu mu rujijo. Muri no minsi hari urujijo rwinshi. Muri no minsi hari imivugire myinshi ku mashusho media, ku ma WhatsApp, ku ma Instagram, hari imbuga zitandukanye, mu mazina atandukanye, mu mikorere itandukanye, za TikTok n'ibindi. Ibyo ni ibintu abantu bose bafatiraho amakuru. So rero ndifuza ko muri kano kanya wowe unkurikiranye, ukurikirane koko nk'uko mbigusabye, kugira ngo tuganire aya magambo akura abantu hehe mu rujijo. Imana itugirire neza. Impamvu ya mbere rero itumye nkora iki kiganiro, kugira ngo abantu nise kuva mu rujijo. Nagira mbwire abantu ko abantu bose ntabwo abantu bose batuye isi, ntabwo abantu bose bari mu nce zitandukanye z'isi, mu bwoko bwabo, mu ndimi zabo, ntabwo abantu bose bazihana, ntabwo abantu bose bazakizwa, ntabwo abantu bose bazizera, ntabwo abantu bose bazakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hari umuntu wavuga ngo se iryo jambo uvuze urikurahe? Nubwo naguha imirongo y'ijambo ry'Imana irahari, amagambo mba mvuze mba nabanje kwirefera ku ijambo ry'Imana kugira ngo mvuge ibintu bisobanutse. Ntabwo abantu bose bazakizwa, ntabwo abantu bose bazakizwa, nubwo ari wo mugambi w'Imana. N'impamvu Bibiliya mu rwandiko Petero yanditse mu bice bitatu, Bibiliya iravuga ngo Imana yacu ntabwo itinze isezerano nk'uko bamwe bibwira ko iritinza, ngo ahubwo yihanganira twebwe, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ikeneye ko abantu bose bihana kugira ngo babone ubugingo. Ariko abantu ntabwo bose bazihana. Imana itugirire neza.
wabaza ngo ni iyihe mpamvu abantu bose batazihana? Ese ni intege nke z'abagabuzi b'ijambo ry'Imana? Ese ni intege nke z'abavugabutumwa? Oya, ntabwo ari intege nke z'abavugabutumwa, ahubwo abantu Imana yaturemanye amahitamo. Umuntu wese Imana yamushize inzira imbere imutunganiye. Hari inzira ijyana abantu mu bugingo, Imana yarayitweretse, irayidusobanurira, ndetse ishiramo n'imuri, ishiramo amatara. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanjye. Imana yashyizeho umuhanda utayobya, yashyizeho umuhanda udatsitaza, yashyizeho umuhanda utagusha, utanyereza, ariko abantu banze kunyuramo. Rero nubwo gukizwa kw'abantu wari umugambi w'Imana kuri bo, ariko abantu uwo mugambi w'Imana bawutesheje iki? Agaciro. Niyo mpamvu iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'iki? B'Imana. Bishatse kuvuga ngo hariho abataramwemeye. Iyo usomye muri Matayo hari aho ijambo rivuga ngo Yesu yaje ari umucyo w'abantu, ngo ariko abantu ngo banze kuba mu mucyo, ngo bashima kwigumira hehe? Mu mwijima. Yesu yaje aje kudukura mu rupfu kugira ngo aduhe ubuzima, ariko abantu baravuze ngo hoya, ubuzima turabwihoreye, duhisemo gupfa. Niyo mpamvu iyo usomye muri Yeremiya 6 ngira ku murongo waho wa 17 gutyo, niho hari amagambo Imana ituma Yeremiya, yaramubwiye ngo genda ubwire abantu babaririze inzira za kera, babaririze aho inzira nziza iri aba ariyo banyuramo, nibwo bazabona uburuhukiro mu mitima yabo. Ariko Bibiliya iravuga ngo abantu barahakana ngo ntituzayinyuramo. Abantu rero baragoye. Imana yabwiye Ezekiel, iramubwira ngo genda uhanurire ubwoko bwa Isirayeli, bakumva cyangwa se batakumva, kuko mbizi nanjye ko ari inzu y'abagome, ni inzu y'abatumva, ni inzu y'abatumvira, ni inzu y'abadakunda kugonda ijosi, ni inzu y'abadakunda Imana, ni inzu y'abatubaha Imana. Ndabizi, ariko ariko igihe ibyago bizabagereraho, ariko igihe kurimbuka kwabo kuzabatungura, nibwo bazamenya ko hagati muri bo hari harimo umuhanuzi. Bishatse kuvuga ngo n'uyu munsi ubutumwa buravugwa, ariko abantu bakabutesha iki? Agaciro. Mu by'ukuri kuri social media hariho ibintu byiza, ariko hariho n'ibibi. Ariko abantu bahisemo gukurikirana ibibi kurusha uko bakurikirana ibyiza. Abantu bakurikirana ijambo ry'Imana kuri social media ribakiza ni bake pa raporo y'abareba ibitagira umumaro, ibitabakiza, ibitabajyana mu bugingo y'uburyo babireba. Barabireba ndetse bakabiryamamwo rwose, amasaha yose bakayamarira kuri televiziyo bareba twadusere, kugeza n'ubwo harimo abantu nabo batatswe n'isi. Umuntu akava mu rusengero ashizemo abandi barimo gutarama, barimo gusenga, umuntu akiruka akajya mu rugo ataye amateraniro akajya kureba televiziyo ngo naga filime ngo ka saa 12. Ibyo bintu mbabwira ndabizi, nari ndahantu mu rusengero. Umuntu ava mu rusengero aravuga ngo isaha ngo zirancitse, ngo zingeranye ntaragera mu rugo, ngo kugira ngo agace gakurikiyeho ngo nze kukareba. Ariruka ava mu rusengero, abandi bari mu rusengero. Imana dutabara, Imana itugirire neza. Mpugurira abizera, mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Imbaraga abantu basigaye bashira mu by'Imana nizo bashira mu by'isi birahabanye. Iby'isi nibyo biri kudomina cyane kurusha iby'Imana. Iby'Imana twumva byakora iminota mike,
ariko iby'isi bigakora iminota myinshi. Niyo umuntu arimo arakurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube arireba igice, ariko ibindi by'ibirangaza n'ibisesa bitagira icyo bimariye abantu, bitagira aho bibavana n'aho bibageza, bakabireba bakiyongeza bagasubiramo, ariko weho nkurikiranye ujye ugira umwete wo kuba mu by'Imana, kuko Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo, nagira ngo nkubwire ko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byose, kugira umumaro muri byinshi, kuko ngo bifite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'ubuzaza. Aha, reka twigarukire. Narindi ku ijambo rivuga ngo va mu rujijo. Abantu bari mu rujijo ruteye ubwoba, bari mu rujijo rw'abapasiteri bavugwa ngo batwaye abagore b'abandi, abandi ngo bakoze ibyaha by'ubusambanyi n'ibindi. Nagira ngo nkukure mu rujijo. Abantu bari bafite agakiza kubakiye ku muntu. Uhereye aka kanya ucyumva iki kiganiro, va ku giti dore Imana, va ku bantu dore Imana. Umuntu wese ahava akagera abasha guhinduka, umuntu wese ahava akagera abasha gusubira inyuma, umuntu wese ahava akagera abasha gukora ibyaha. Mbibutse ko nta titire n'umwe umuntu yagira, nta zina na rimwe umuntu yagira ryamuhesha kuvuga ngo ubu nakiriye imbaraga, nakiriye ubuhungiro, nakiriye ubwihisho butuma ntazongera kuba mu byaha. Izina ryose waba ufite, icyubahiro cyose waba ufite, imbaraga yo gukira icyaha nta handi iri, ni muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari hehe, wari muri Kristo Yesu. Yes. Kuki Bibiliya itavuze ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Aburahamu, mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Yobu, mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Yosefu, mugire muri mwebwe wa mutima wari uri kwa Badanyeli, mugire nuko abantu bose aho bava bakagera ni abanyantege nke. Aburahamu sogokuruza w'abizera yagiye agira intege nke. Ba Yobu hari intege nke zagiye zibabonekaho, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi kabezi kabatunganya. Ba Mose bavuganye n'Imana ariko bagize intege nkeya. Niyo mpamvu umunyembaraga n'umwe ni Yesu w'i Nazareti. Abanyumva neza tuvuge ngo amen, tena haleluya. Nta wundi munyembaraga ubaho usibye Yesu, nta wundi muziranenge wabayeho usibye Yesu. Abantu bose bavukiye mu byaha, cyaha cyamaze kuzamuka, abantu bose twavukiye mu cyaha, twavutse mu maraso y'icyaha. Ariko Yesu yaraje kugira ngo adukureho itegeko ry'ububata butubatira mu byaha. Yesu yajeje kutubatura. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Niyo mpamvu Yesu ari we rufatiro. Mwavuze ngo amen. Yesu niwe rufatiro Imana yashizeho. Yesu niwe cyitegererezo. Yesu niwe banze mu byaremwe. Yesu niwe banze mu bazutse, mu bapfuye bakazuka. Ayiwe, haleluya. Yesu nahimbazwe. Yesu niwe mukiranutsi. Yesu niwe mutambyi utaragize inenge. Yesu niwe gitambo kitagira inenge. Amaraso atweza na ya Yesu, kandi ayo ngayo niyo adukiza inenge yose. Imana ihabwa icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Rero nagira mbabwire ngo abantu bose ntibazakizwa. Inzira ni ebyiri, umuntu wese agenda ahitamo inzira imutunganiye. Ariko inama nakugira muntu unkurikiranye ni uko wahitamo neza, ugahitamo Yesu. Dawidi yigeze gusenga isengesho abwira Imana ngo unyigishe guhitamo neza. Bwana asifiwe sana. Imana ikwigishe guhitamo neza. Guhitamo neza ni uguhitamo Yesu. Kwambara neza ni ukwambara Yesu. Hari umuhanzi yitwa Izayi yaririmbye iyo ndirimbo
guhitamo neza ni uguhitamo Yesu, kwambara neza ni ukwambara Yesu, n'ibindi. Yesu haleluya, Yesu ni ukwiriye ku buzima bw'umuntu wese. Yesaya yarahanuye muri 35 igice cya 35 aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izitwa iy'abandi. Bibiliya ikavuga ngo abagenzi naho baba ari abaswa, iyo nzira ntibazayiyoba. Tuvuge ngo amen. Yesu arabisobanura neza rero, aravuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira, Yesu niwe kuri, Yesu niwe bugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyana. Mwifuza utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kumwakira. Mwibutsa nawe wamwakiriye, mugundira umukomeze. Amen. Abantu bose ntibazakizwa, muve mu rujijo. Kabiri, abantu bose aho bava bakagera babasha kugira intege nkeya, ariko ibyo bye gutuma abantu badakomeza urugendo. Kuba bashumba bagize intege nkeya, kuba bashumba babaye abajura, kuba bashumba bibye, ntibisobanuye ko agakiza wari ufite uhita ukareka. No, kuko nta mushumba wahamagaye, nta mushumba waguhamagaye, nta n'umukristo wahamagaye umushumba, nta mushumba wahamagaye umukristo. Twese twahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu tugomba gutumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Bwana sifiwe. Wabaza ngo kubera iki se abantu batazakizwa? Nagira ngo mbwire impamvu. Impamvu ya mbere ni uko abantu benshi bakunda inyungu z'ako kanya, bakunda icyubahiro cy'ako kanya, bakunda imyambaro y'ako kanya, bakunda amazu y'ako kanya, bakunda iby'ako kanya, nubwo byaba binyuze mu nzira mbi, ariko bahitamo kugira gute? Kuba ari byo bahitamo. Abantu niyo mpamvu abantu bakunda iby'isi kubirutisha iby'ijuru. Muririmbyi aravuga ngo hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Utugirire ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, twoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwe ikuzo mu rugo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Imana itugirire neza. Va mu rujijo, ntabwo abantu bose bazakizwa. Va mu rujijo, ntabwo abapasiteri bose ari abanyembaraga. Umunyembaraga ni umwe, abashumba, abadiyakoni si abanyembaraga, abaririmbyi si abanyembaraga. Umuntu wese mu mwanya we ni umunyantege nke. Umunyembaraga ni umwe dukwiriye kwisunga. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Nta umuntu nawe wagiye mu ntege nke aba akeneye umunyembaraga ngo amusayure. Yesu niwe usayura abaguye, Yesu niwe usayura abakoze ibyaha. Nta mushumba wagusayura, nta mukristo wasayura umushumba. Yesu niwe waduhamagaye. Mana tugirire neza. Mbibutse Samusoni yuko Imana yamusayuye, nubwo abantu bajya bavuga intege nke ziwe gusa, ariko Imana yaramusayuye, yongera imumereza agasatsi. Agasatsi karamera, imbaraga ziraboneka. Yarabwiye ngo Mana ndakwinginze ungarukeho, umereza umpa imbaraga, wongera umereza agasatsi, mpora amaso yanjye, mporera amaso yanjye Abafilisitiya banogoye. Samusoni yari umunyembaraga, ariko ahura n'isi. Isi mukubita hasi, maso aranogoka. Mbwira abantu bose baciye abandi imanza, nimurekere aho ngaho, we gucira abandi urubanza. Kuko deja niyo nawe wicaye mu iteraniro ry'abaca imanza, deja nawe uba wabaye umunyabyaha, uba wabaye umunyantege nkeya. Ntabwo wari ugakwiriye gucira abandi imanza ngo bakoze ibyaha, ngo bagize intege nke, ngo bagize gute. Nawe uba ubaye umunyantege nkeya. Imana itugirire neza. Muribuka igihe kimwe uwitwa Miriyamu na Aroni ngo bigeze kwicara mu kagobyori ahantu, ngo bicarira Mose ngo baramunegura.
Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi. Ndaguhugurira mwene data unkurikiranye, ujye wirinda kwicarana n'agatsiko k'abanegura abandi ngo bavuga abandi ibyaha baguyemwo, bavuga abandi ibyo bagiyemo bitameze neza, kuko nawe ubwe si umunyembaraga. Imana nawe imugenzuye ntabwo byaba byiza. Dukeneye Yesu ngo adukize icyasha, dukeneye Yesu ngo adukize icyago, dukeneye Yesu ngo adukize icyaha. Haleluya. Muririmbyi ararimba aravuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza wanjye. Niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina agize uwo wankunze, n'Imana Data n'umwana we Yesu. Haleluya. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Ndi imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye, kuko nshidikanya sinkora ibyiza, singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha, singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha. Mbabwira, niboneye urukundo rw'umukiza, ari we wancunguje amaraso ye. Ayo maraso sayo mu bitungwa, n'amaraso y'umwami Yesu Kristo, yarukiranuka mu isi bose, ageza aho atanga ubugingo bwe. Yarukiranuka mu isi bose, ageza aho atanga ubugingo bwe. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesu niwe ukiranuka muri byose. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu niwe ukwiriye ku buzima bwawe. Ujye wisunga Yesu. Haleluya. Ujye wisunga Yesu. Muganga wacu ni Yesu. Ni nawe ubyutsa abaguye. Imana ibagirire neza. Rero abantu bakunda inyungu zako kanya, nubwo haba harimo iby'Imana idakunda, ariko kuko bakunda ibyako kanya. Mwibutse ko Satani yabwiye Eva, aramubwira ngo umva, Imana yabonye ko uriye kuri iki giti wabujijwe, wamera nkayo, we wirire ntabwo ugomba gupfa. Arangije arambura amaboko, asoroma ku giti Imana yagize gute, yamubujije, akiryaho. Satani rero abwira abantu uti erega wishe umunzani, niko kugira ubwenge, ni ubwenge bw'akazi, ni ibanga ry'akazi. Ubwo agakoraho amagarama 200 ntacyo bitwaye. Kandi nawe ukabona ni sawa. Kabone n'incuruza tone 2 naragiye nibaha amagarama 200, ubwo ibiro 200 nabo ngeze gute mbitwaye mu baturage, hanyuma nabyo nongere mbicuruze mbiboneremo inyungu. Niyo mpamvu abantu basigaye batubura mu mata bagashiramo ifarini, kandi bagashiramo na revire, ahubwo bakagusukira mu gikombe ukabona ikirahure kiruzuye, wayanywa ukumva mu nda harimo harabyimba ntumenye ibyo ari byo. Amata barayatubuye. Ubunyobwa umuntu akajya gusyesha ubunyobwa, ibiro 300 by'ubunyobwa agashiramo ibiro 50 bya kawunga, bagasana bakabisyana mu cyuma. Ubwo ikiro cya kawunga niba kigura 800, biravuze ko azakigurisha 2000 cyangwa 3000. Hanyuma inyungu z'umurengera. Satani akakwata ubwo nibwo bwenge bwo kugira ngo ushobore iyi si, dore amashuri arahenze, dore ubuzima burahenze, nutabikora gutyo bizagenda gute. Namaze kubimenya neza, narabishishoje ibyo bintu wabimbaza nabisobanura.
umuntu agafata toni 5 z'ibishyimbo agashiramo toni n'igice y'amabuye agahita bivanga ku mashitingi, ku mahema. Ariya mabuye mukura mu bishyimbo nimwave mugira ngo ni amabuye abantu baranguje ibishyimbo, nimwave mugira ngo niyo bazanye, ahubwo abacuruzi nibo bagenda bakubitamwo amabuye bakunguka. Reba rero inyungu yo kuri toni 5 n'inyungu y'amabuye ya toni 1 n'igice n'ibiki byose mu byumweru bingahe, akaba aguza inzu, agaguza imodoka. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo ntimukajye mufata umugisha Imana ihaye umukiranutsi ngo mugereranye n'uw'abapagani, kuko bafite uburiganya bwinshi. Bandi barariganya, bagira gute, barya iby'imfubyi, bagira gute, bafata amafaranga yagatunze abanyarwanda cyangwa se abandi batuye mu bihugu bitandukanye, abantu bakayanyereza, bakubaka amazu, bakagura amamodoka ahenze, mukagira ngo no. Rero Imana ibagirire neza. Abantu bakunda inyungu z'ako kanya, niyo mpamvu badakunda ibintu byo gukizwa, kuko ibyo gukizwa bituma abantu gukizwa ni ukwiyanga, gukizwa ni ukwanga ibintu byose bitari mu nzira y'umucyo. Rero abantu bahisemo kwigumira mu mwijima, niko Yesu yavuze. Rero umuntu wakijijwe, komeza ibanga ryawe mu izina rya Yesu. Vuga ngo amen. Yes. Mbibutse ko n'abatanga amasomo, abigisha, abarimu, abaprofesa n'abandi, bigisha kubona inyungu z'ako kanya z'ibifatika. Iyo uzanye ibidafatika ntabwo mwumvikana. Niyo mpamvu abantu biga bakiga bakazasoza bavuga ngo nta Mana iriho, kubera ko Imana ntibonwa n'amaso y'umubiri. Imana ntifatwa n'ibiganza by'amaboko. Imana niyo mu buryo bw'umwuka, niyo kwize. Ibyo rero iyo ugeze mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kwizera, ntabwo abize amashuri y'uburyo ibintu byagiye bivamo ibindi, n'ubuvumbuzi n'ubushakashatsi byagiye bivumbuka, barangira bavuga ngo n'umuntu ntiyaremwe n'Imana, ahubwo ngo yavuye mu bindi. Bamwe ngo ni mu ngagi, abandi ngo ni mu biki, ariko twaremwe n'Imana mu izina rya Yesu. Kutabimenya nigo rupfu. Abantu bave mu rujijo, Imana itugirire neza. Abigisha bigisha ibifatika, abavumburira mu bifatika, ariko bakirengagiza ko n'ibyo barimo baravumburiramwo ari ibyo basanzeho Imana yaremye. Nta kintu na kimwe kitaremwe n'Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma rero umuntu abavuze duke muri twinshi, Imana ibahereza umugisha. Ndongera kwibutsa utarakora subscribe, gukora subscribe, kandi iki kiganiro cyo gukura abantu mu rujijo niba kigufashije ugisharinge abandi. Nsoza rero ntanga inama, ndatanga inama ku bantu bagiriwe amahirwe yo kumenya ibanga ryo kwihana, kudukiza urupfu rwa kabiri, kwihana kuduhuza n'Imana, kwihana kuduhesha umwuka wera, aricyo kimenyetso cy'ukuri abera bahawe. Kwihana biduha uburenganzira bwo kugira umugabane mu ijuru. Kwihana bizatuma dusoza urugendo rwacu amahoro. Kwihana biduhesha umugisha n'amasezerano biva ku Mana. Kwihana bidukuraho igitsure cy'Imana. Kwihana bidusubiza mu rugo rw'Imana. Rero nagira ababwire ngo mukomeze ibanga, mukomeze ibanga, mukomeze ibanga, mukomeze ibanga mu izina rya Yesu. Amen. Mureke dusenge, ubwire Imana ngo Mana nkomereza amaboko, undinde kwishushanya n'abiki gihe, ahubwo umpe guhinduka rwose, ngira umutima mushya n'intekerezo nshya n'amarangamutima mashya, kugira ngo nubaho Uwiteka mu isi yo kubaho kwanjye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe. Ndasengeye iyi message ntambukije mu bantu kurikiranwe, kandi mu izina rya Yesu Kristo abantu bose bayikurikiranye bunguke kumenya, kandi abantu bose bakijijwe bakukomeze, bakugundire, kuko uri Imana yo kugundirwa, kandi abakugundiriye bose, abagukomeyeho bose bazagira iherezo ryiza. Urakoze kubanye natwe, mu izina rya Yesu dusabye Imana twizeye. Amen. Imana iguhe umugisha. Wifuza kumpamagara ngo umpe ibitekerezo cyangwa kuntera inkunga kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose, mpamagara kuri 078 17 10 11 6, 078 17 10 11 6. Imana ibaho umugisha. Ni mwene so Irivuze Imana Izayi. Shalom.